twikomereze tujye mu Rwanda n'ubundi turacyari mu Rwanda tuganire ku bijyanye na shampiyona muri rusange ni misifurire akuri kaduhere ku misifurire kera kabaye rero Aristote yahanwe nyuma y'imyigaragambyo yabaye kuri Ferwafa y'abafana ba Peri Ferwafa na Rwanda Premier bagasohora itangazo ribyamagana ko abafana b'ikipe y'ingabo badakwiriye kwitwara gutyo muri ubwo buryo ndetse afande CDS ejo agatanga ikiganiro akagiha Radio Rwanda nawe akunga mu rya Ferwafa na Rwanda Premier League akavuga yuko rwose abafana nk'aba ngabo badashoboye kwihangana badashoboye kugira discipline badakwiriye kuba bafana APR ati niba rwose badashoboye kugira discipline ubwo bashaka n'ikipe bafana rero byose byaje bikurikira nyine saga yabaye kuri Stade Amahoro aho umusifuzi yanze igitego cya Dauda birangira abafana nyine bigumuye byarangiye rero Ferwafa imufatiye ibihano. Yes, byarangiye Ferwafa imufatiye ibihano ni itangazo rero rigenewe abanyamakuru. Umwanzuro wa komisiyo y'imisifurire ku mukino wahuje APR FC na El Merreikh Sports Club. Komisiyo y'imisifurire muri Ferwafa yateranye ku wa 19 Mutarama 2026 isuzuma imisifurire ku mukino wahuje APR FC na El Merreikh. Umukino wabaye ku wa 18 z'ukwezi kwa 2026 mu marushanwa ya Rwanda Premier League. Yasanze ku munota 88 w'umukino harabaye ikosa rikomeye ryakozwe n'umusifuzi wungirije wa kabiri second assistant referee aho igitego cya APR FC cyanzwe hashingiwe ku cyemezo kitari cyo cyuko habaye kurarira. Kubera iryo kosa komisiyo y'imisifurire yafatiye umusifuzi ibihano bikurikira: Jabo Aristote ahagaritswe gusifura imikino 4. Ferwafa izakomeza guharanira ubutabera, ubunyangamugayo n'izamuka ry'ireme ry'imisifurire mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Imikino 4 ubwo ni juru enye imikino ine bayibara gute? nuvuga ngo Juru enye ni juru enye kuko ubundi nta n'umusifuzi numva bapanze umukino nta n'umusifuzi kuri juru asifura match ebyiri. Ariko muri bya bihe byashize arantu kubera bamwe bari mu bihano abandi bari mu zindi nshingano abagiye mu mateste bagiye mu bya VAR ubwo harimo n'abarimo bayitegura kujya ubwo harimo by'umwihariko ko na Samuel ajya yitegura kujya muri AFCON. Haraho umusifuzi yisangaga kuri juru nimwe yagaragaye kuri match ebyiri, imwe akaba yasifuye hagati indi akaza kuba ari uwa kane. Ibyo birashobora ariko ubundi mu busanzwe iyo bavuze match enye ni juru enye nyine. Mu by'ukuri mukurikije uburyo ibi bintu byabayeho uko byagiye bikurikirana iki cyemezo cya federation kije koko ugiye kureba mu byo bita critique abasifuzi bakora bakayikora ari kumwe na komisiyo y'imisifurire muri federation. Akenshi critique akorwaga kwa mbere ubwo mbiheruka bagasubiramo imyanzuro ibyemezo byagiye bifatwa n'abasifuzi bakicara ubwo nyine bakikritika nyine ni nko kugira gute se kwisuzuma bakisuzuma kwinegura nko kwinegura cyangwa kwisuzuma. Kwinegura ko tubise mu muco cyane abantu bari kumarwa urumva ariko ni nk'ibyo ngibyo. Ubu wasanga koko ibyo baganiriye ku cyemezo cya Aristote ari byo bihura n'ibi bintu kuko impamvu nyemvuga ibintu bihura n'imyanzuro yabo kuko akenshi ibi habaye ikibazo cy'imisifurire ibyemezo bimwe na bimwe abantu batemeranywaho usanga komisiyo y'arbitrage ikintu cya mbere ikora ari uguproteja abasifuzi bayo. Kandi mu kiganiro cy'ejo wumvisha abantu bavuganye na Kwizigira ukumva bavuganye na Rigani bagenda babaha itegeko urumva amategeko ukomeza. Abenshi baravugaga bati icyerekeranye no kurarira hariya cyari gihari ariko basigagamo room ivuga ngo urakumva ko kantu mu gihe tutarareba amashusho yose noneho rero Ruvuyanga ikindi hano gatuza ndakumva brats banashaka kumva Axel ntagarangiza n'ubwo mushe mu ijambo kandi nashaka kumwunganira igitekerezo ashaka gutanga.
Ase igitekerezo cyawe igitekerezo cyanjye ndagikomeza mvuga nti hano baratubwira umunota bakavuga ko n'igitego cyanzwe gusa ariko byari kuba byiza nka komisiyo nk'abatekinisiye nka komisiyo ya arbitrage bashyizemo ingingo iza ihabanya n'itegeko umusifuzi yashingiyeho naho kumbwira ngo ku minota 88 ngo igitego ngo cyanzwe gusa ngo cyanzwe ngo habayeho ngo kurarira gute sobanura impamvu abona bajije barakubwira bati niba mukinnyi Dawuda arateye ishoti hari abakinnyi batatu babiri bari muri champ de vision y'umuzamu akakubwira ingingo bakaba bakora muvuma icyo gihe umupira wagurutse ku kirenge cy'uwateye abandi bari muri position ya rouge icyo gihe habayeho kurarira abandi bakanyara gukubita ingingo zigiye zitandukanye mwebwe bo muri komisiyo y'imisifurire mwagendeye ku ngingo ivuguruza itegeko Aristote yakurikije niyo mpamvu ngewe kugira ngo ibintu bifataho umwanzuro wa nyuma nkeneye raporo ya critique nk'umunyamakuru ucukumbura raporo ya critique ese koko ni imyanzuro cyangwa mubikoreshejwe na pressure y'ikipe yareze ari akantu ko kuganiraho ubwo icyo jya nagiye Samiri ko nta kintu utangaza icyo nagiye kunganira kuri Rugangura Axel bakubwira ko iyo bajya kujija umusifuzi bagendera ku mashusho afashwe kinyamwuga kandi yafashwe n'urwego rwemerewe gukora production y'ayo marushanwa urwego rwakoze production ura munsi ni production ya RBA kuri Magic Sport TV Angre Magic Sport TV yakoresheje na Angre nimwe iri buze kwereka ko abakinnyi bari muri sha cyangwa se bari mu gukigiriza umuzamu ko Angre ikwereka position ya offside imwe bakubwira ko ku musifuzi y'igitambaro abakinnyi ko korera bibonaga ko bari muri offside hasigaye kumenya ngo ko bari muri offside baba baragize uruhare mu migendekere y'umukino ijyanisha ku gitego iyo Angre rero ariyo ya kamera y'inyuma y'izamu igaragaza niba koko abantu bari muri sha cyangwa se muri icyo cyerekezo kamera yagaragaje iki ruvango apara byashabirike ruvango isha ndi kuvuga rwumva icyo cyakse urumva ko ruva icyo navugaga ruvango muri yo nkuko bavuga ko bagendera ku mashusho yafashwe kimuga ndetse n'urwego rubyemerewe iyo Angre urwo rwego ntayo rwari rufite imiri buze kwereka koko niba ntayo twari dufite nka RPS nyine uwo munsi ntayabonetse muri production iyo ntayabonetse iyo Angre ikwereka koko aho umupira wavaga abakinnyi aho bari niba koko baragize uruhare kamera y'inyuma y'izamu apana y'inyuma kamera ya offside nuvuga ngo nyine hari offside rega offside ibikwereka ko abakinnyi barimo ariko noneho kuba abakinnyi barimo wasiye kumenya ngo ese abo bakinnyi koko bigeze kuba barimo ibyo rese wabonera hese kamera y'inyuma y'izamu nyine iyo ndi kukubwira nyine iyo kamera rero ntayihari dore ko ibintu bimeze none se video yagiye hanze igaragaza kamera iriya ni kukubwira ngo nakubwiye ko bo bari kubwira ko bashingira ntabwo bafata video yose ibonetse ngo bariyo bashingiraho iriya igaragaye ntabwo ari kinyamwuga ntabwo afashwe kinyamwuga kandi ndi kubwira ngo itegeko ryabo ko baryenterpreta bakubwira ko bashingira ku mashusho afashwe kinyamwuga kandi n'umuntu ubifitiye ububasha none nanjye ndi kukubwira rero iyi ndi yabonetse ntabwo rwa rwego rubifitiye ububasha ari rwo rwari rwerekanye ayo mashusho niyo mpamvu nyine mvuga ko nerimo segonda igitekerezo cya Rugangura cyuko nyine aho hantu uvuga ko amashusho afashwe kinyamwuga n'urwo rwego rufitiye ububasha ko iyo Angre atari bo bari bayifashe Angre yabonetse iturutse ahandi hantu iyo Angre niyo yashingiyeho habarimo kwivuguruza ko cyakirwa nazo harimo ibihanga gutabana icyo kigikiye cya Axel ni kimwe nuvuga ngo Ferwafa na Rwanda Premier League hari ubwo dukinga ibikarito mu maso banaconze dusinziriye bari kuri tangazo kuki barindira kandi kanwa mugari ibyo ntago ari ibya none bimaze igihe hari ukuntu bajyaga barekura amatangazo saa 8 z'ijoro abantu barya baconze mukabibyukiraho mugwirirana mutazi ukuntu ibintu bimeze ariko ikintu nemera uyu munsi barekuye saa 6:40 ikintu nemeranya na Axel nyine ntago baduha itangazo ritumuye ngo bavuge ngo kubera ingingo iyi n'iyi iyo habaye ibi bigena gutya twasanze Aristote yarahonyoye itegeko iri mu bijyanye n'imisifurire bakarishyiramo kugira ngo kuri urwo rujijo rya Axel avuga cyane nanjye ariko aho ngaho bimushyira mu yindi position itekereza ngo none APR yaba yabashyizeho igitutu
none kandi wenda ugasanga ape nta gitutu yabashyizeho Yego. iyo yarekaramye bitewe n'uburyo ubona yarenganyijwe noneho wowe Ferwafa dusobanurire nk'uwa mugani wa Axel utubwire uti twasanze Aristote hari itegeko yahonyoye iri n'iri akanyerezo gutya na gutya. ikindi uribuka cyagihe cya covid ubwo shampiyona itarangiraga baravuze ngo iri tegeko niturifite ariko twitabaza ahandi bafite itegeko rijya gusa n'indi noneho nyine banza uve ruvuya nuvuga ngo hanya ngo bita ngo ni jurisprudence umva handi babikemeye n'ibyo urumva ruvuya nuvuga ngo noneho ibyo kwisunga amategeko y'ahandi naho cyo tutakora yacu banza icyo nenge kuvuga nuvuga ngo kuko mwatubwiye ko iyo mujya kujija icyemezo cy'umusifuzi kugira ngo unamenye niba mufata ibihano mugendera ku mashusho afashwe kinyamwuga ayafashwe kinyamwuga uwo munsi ya angere imaze iminsi trendinga itwereka inyuma y'izamu naho umupira waturukaga n'aho abakinnyi bari ikaba itarafashwe n'urwo rwego musone uvuga ngo mu gihe bimeze gutya hari ukuntu twifashisha nyine nabyo ibyo mukabisobanura ko noneho mwarenze kimwe ariko komiseri Russo yari komiseri kuri uwo mukino niba nibuka ndebera umuntu ari komiseri kuri uwo mukino twabireba we kuko biroroshye nkeneye kumenya umuntu ari komiseri kuri uriya mukino ko numva ari Hakizimana Louis ariwe boss w'iyi komisiyo kanze makurebera rebere neza turebe komiseri namugezeho match commission Rurangirwa Aaron Rurangirwa Aaron sorry na Aaron Rurangirwa Aaron senior umusiniya Rurangirwa Aaron yari match commissioner na Rifarasese na Rifarasese yego urumva Aaron na Louis namwitangije ariko ni abaseniore bose ariko rero ubwo rwose uyu mwana Aristote akanyafu bakamucishijeho naganaga ari umwana wisuzugura umuntu w'umugabo ntabwo nabikwemerera kuri radio y'igihugu urumva agari umwana urumva vuga uti umusifuzi cyangwa se uramusifuzi saranduta arakuruta niriya tayi nabona tayi niyo umusportif tayi ni imyitozo urumva ahangaha habamo isomo bakoramo isomo surtout nk'icyo kintu cya kuko none se mwahisemo kuzana itangazo mugene itangazamakuru riribuze kurigeza ku banyarwanda nimunashyiremo buri detaye yose mwagendeho mwerekana itegeko yahonyoye icyo yagomba kuba yakoze atakoze aricyo agiye guhanirwa ariko Aristote nye nkamugarukira ntabwo ari umwinternational sibyo twatomwe international ngarenganya ubuntu bita Abdul ubundi ni inshuti yanjye twagira umukiza Abdul Karim narabajije ni ubundi ntabwo umusifuzi wo hagati avuguruza ku ruhande wo hagati se wari boss we niwe ubundi niwe wemeza ko yamujyanye ku ruhande bakaganira kandi ku ikosa ari ahantu byabereye ku gitego cyagiyemo Abdul hegereye yarabirebaga neza no rero reka nkwereke kuki atamwe influence akamura ati ibyo bintu byawe reka nkwereke kuri uriya mukino hari akandi kantu kubera ko icyari cyo cyaremereye hari akandi kantu kabaye ku mupira bakozeho uwitwa Didier arashidikanya avuga ati nderekana ko ndayigira goal kick hanyuma arebye kuri Abdul abona Abdul reka nawe urumva icyo nashaka kukubwira urumva ruvuyanga urumva icyo nashaka kukubwira uvuga ngo hari ubwo umusifuzi kuko nyine wumva ngo yari ahari ashobora kuba ako kantu atarakabonye iyo rero nubwo wari uhari reka kuko umusifuzi tuyemeranya ni umuntu mushobora kuba iyo action yaragiye kuba aho yarebaga nawe abona atari muri position yuko yakwemeza ikintu akavuga ati kuko ngere hari muri iyo position rero niho sitibuze gufata icyemezo niyo mvuna kubiraga kuri iyo ese yabaye y'ahantu havuga ngo yashobora kuba kona cyangwa abagor kiki Didier yarebye Abdul abona Abdul nta gitekerezo afite cyo kumwereka ngo ni goal kick cyangwa ni kona undi nawe akavuga ati ko ni gushidikanya ese ni kona cyangwa ndashyira hari akahita ahita mukuru urumva byanze kuzuba gufata icyemezo ashyiramo hari niyo ngira ngo rero Abdul nashobora kuba hari yaravuze ati nahangaha sina trajectoire umupira aho yajyaga sinabirebye hashobora kuba ari umukino rundi imbere banahinduye uburyo bari kwitera yarahagaze bagiye kuyohereza kuko ntabwo bayiteye direct barayipasanyije bajyana hagati urumva nawe kwa kuna kora muva mugatereka nkwepe ntajya mu aho umupira uri bunyura cyangwa bakaba bawushota ashobora kuba aho umupira wajyaga atarurebye niyo mpamvu ngo rero we ashobora kuba yaragiye akamujyana avuga ati bwana action wayibonye neza twemeze ko atari igitego urabihagazeho uko birabyo ku ruhande nibaza ko ari cyamubazaga avuga ati iki kintu ko igitego cyagiyemo urishuwa ko ibintu koko wabihagazeho cyangwa niba ufite dute uvuge tubiganiro dufata icyemezo ariko niba ubyemejeho
umbwire mite bigikuri Undi ati ndabyemeje. ukumva Abdul nawe yaba yabibonye yanamanitse kare ni musore mu mashusho nuvuga ngo uri Aristotle icyo Cyabaye iki kijya- yarebaga offside Offside, abakinnyi ko yari barimo yamanitse kare yabonaga ko barimo yari yamanitse we kare nigeze ajya rwose. kubyo kuvuga ngo ese ko barimo baba bagize uruhare ibyo nigeze bijyamo oya Uzi ko- nahandi uzi yarahagaze ko yamanitse abakinnyi ba peri bakajya mu bafana guserebura bakagenda bagaruka akimanitse akimanitse buri muntu wese abudura akagenda kujya akimanitse ntabwo rero ahantu yarahagaze no kumenya no niko kubona bigendwa berekana nyine ko ari icyabayeho akeneye kuvugana n'umusifuzi umusifuzi hagati agomba kuza kumureba akumva impamvu yazamuye igitambaro. abafana ba peri rero abakunzi ba peri n'abayobozi ba peri kugeza ku mutoza Tarebu baribaza ikintu kimwe arahanwe ariko se biratumarira iki ariko niko bisanzwe mu ariko mategeko rero ruvuyanga nawe Ko bisanzwe wigira- mu mategeko ntabwo ariko y'umupira. si ibintu bishyashya niko bisanzwe umupira uretse match imwe yonyine harya ni Afrika Epfo na ari match yigeze yari muri Afrika gusubirwamo yasubiwemo nyuma yo kumenya ko harimo match fixing n'iki byose aho bwa pere kubera kumenyera kutarega ntabwo imenyereye yari izi ko amanota atatu bari buze kuyatanga kubera kutajya muri ibi bintu cyane kubera ko FIFA itarazana iryo teko ryo kuvuga ngo iri kugira ngo hari ibindi byaje bishya nta gishya n'ibisanzwe niko amategeko ameze match nuvuga ngo match biba byarangiye hagakurikiraho ibihano bireba uwakoze amakosa FIFA rero mu gitarazana cyo kuvuga ngo nidusanga ikipe yibwe yabujijwe uburenganzira match zagisubirwamo cyangwa bizagenda uko ubwo tuzadukurikiza ayo mategeko ari nagahinda nyine abafana ba peri bavuga ati byibuze bajya bashyiraho n'izindi fayini ariko nabo bari abagiye hari abakwiriye guhana abahe bamwe bagiye kuri Ferwafa bariya bari abafana nabo bakwiriye guhana disipurine ya Ferwafa niba kanama ka disipurine kaza kubirebaho kuko niba ari ngombwa iyo barasohora ibihano. utishimiye ibyemezo ntabwo bivuga ko nawe babanje kwanga gusohoka muri stade ibyo nkaho bidahagije bajya ku cyiciro cya federasiyo ubwo aho byose ni ukwerekana ni umuco utari mwiza nanabyanditse no ku mbuga zanjye mbwira abafana ba amafani peri kirebe babarizwamo babanza babacyahe mbere yuko na federasiyo Abundi- izaba usanze aribo babagumuye se erega buriya nicyo cyiza cy'iperereza ushobora gusanga ushobora kuba uri kuvuga uti fani club babarizwamo ugasanga bamwe mu bayobozi b'izo fani club aribo babyihisha inyuma cyangwa na bamwe mu bayobozi b'abafana ba peri ntabwo mwagiye mwumva se bagira babagomora se ntashatse kugaruka ku mazina bagira gute si ngombwa rega kugomora umuntu umubwira ati njiramo hariya usenye ibintu no mu mvugo ushobora kubyumva none se reka ushobora kuvuga uti iyi mvugo uyu muyobozi akoresheje niba akoresha iyi mvugo ari umuyobozi abayobora bimeze bite nawe nk'umuntu mukuru nta interview wabonye ugakadiriza abafana ba EPR kandi basanzwe bari mu nzego b'abaseniyori mu nzego zikuriye abandi bafana tujya tunatumira hano mu masitidiyo uvuga ngo ntiwayibonye se narayibonye none niyo muyobozi yavuga kuriya umwana ayobora we byagenda cyangwa abayoboye amubwiye ati wenda iyo ngufuri yo kuri federasiyo yice tumena urugi ntiyabikora none ibyiza nuvuga ngo rero gitera ari hehe ibyiza ntabyo abafana ba peri bangije sibyo gusa geste bakoze ntabwo ari nziza ejo umugaba mukuru w'ingabo n'ubuyobozi perezida w'icyubahiro Fanda CDS yabigarutseho avuga yuko batanarindira ko n'inzego z'umupira zibahana ahubwo nabo babihanira nibyo dutegereje urumva ubwo rero turetse ibya peri tukajya kuri Ferwafa niba hari ni code of conduct yego ese imwe mo batigose urumva niba babona hari ibyo abafana ba peri bakuze binyuranyije n'indangagaciro za gisportif ubwo baraza kubafatira ibihano ariko byaba byiza Ferwafa ari bikoze mbere nta muntu wabishimye itabanje kureka ngo aperi bikore igendere kuri aperi kare ako kantu mukubitamo none se urashaka ngo mudugudu aze kuguhanira umwana cyangwa urabanza uhana umwana mudugudu azaze nyuma n'ibirenga urugo aperi niba ibona abafana bayo hari ibihano ikwiriye kubafatira ntabwo ikwiriye gutegereza Ferwafa oya ndayizeye na Ferwafa niba ibona hari ibihano ikwiriye gufatira abafana ba aperi noneho sindagura ni ukurebana ku jisho sindagura niba biri no muri gahunda ibya aperi nibyo bizaza mbere ibya Ferwafa bikurikira kuko niko byakagenze nk'ikipe iri responsable niko byakagenze agashaka Samir wajya ubyihorera none se rero umuntu abanza kumuhanira mu rugo akabona kumujyana ku mudugudu niko bimeze naza se wowe uragira ngo bahanwe hejuru bavuga bati amategeko itegeko rivuga iri ngiri muri izo kode z'imyitwarire bavugaga bavuga bati iyo byagenze gutya abafana ikipe wenda erega ikipe ishobora no kubihomberamo ushobora kuvuga bati match ebyiri awiku n'abafana
nta bafana birashoboka cyangwa umukino umwe wenda turebye ubukana nta byangijwe cyane nta myigaragambyo abafana ba perezida bagaragaza kuri stade ngo wenda batera amabuye mu bibuga ibiki n'ibiki ibintu abafana ba peri bakoze nubwo nabyo utabishimye babikoreye hanze ya stade ni nk'umutuzo ni ukwigaragambya bidafite ikintu bihungabanya ariko nabyo byahungabanyije se bisabirwa uburenganzira n'inzego zibijejwe zibishinzwe anavuze oya bakoze ibintu oya nuvangwa ikintu gihari afande yasobanuye cyo cyumvikana kizima gihari usibye okay ni nayo wenda ni naryo twavuga hame rusange ry'umupira ni fair play ni fair play umupira na amahoro umupira n'urukundo umupira si intambara ariko ku ikipe y'ingabo icyo bita discipline urumva ikintu cyitwa discipline ni ikintu kigomba kubayobora kigomba kubagenga ahubwo nuko ari abasivili ubu niyo bari nk'abasirikare iyo hamenyekana ko ari nk'abasirikare bakaba bari mu military ari nk'abafana wenda dufata urugero ba sofu basifuriwe nabi bagahita bakora nka kuri kwenye kiboko hariya military ari kwita ipanu urumva amahirwe bageze nuko ari civilian bibaye nko mu kintu ya gisirikare ugasanga nk'abafana wenda ba sofu barivumbuye nka kuriya ari atari kwa fande tuyisenge kwa CEO wa military yakagombye kuba rwose yarabatwaye abafana ba pe rero urumva hari bamwe mu badukurikiye bahagarariye abo bafana bavugaga ako nawe ndi umuvugi nizere atari umwe twabonye uri kukwandika wicetse oya nago hari wicetse nagari twavuze muri rusange nundi bati ntabwo twashyigikira imyitwarire bamwe mu bafana bacu bagaragaje bajya kuri Ferwafa ariko nkuko murimo kubigarukaho nta kintu na kimwe bigeze bangiza icyo ari cyo cyose haba kuri stade haba no kuri iyo Ferwafa kuko bari bari ku marembo ya Ferwafa bahagaze ku muhanda bakora iki ariko ntabwo ibyo guduhana banaduhanye ntabwo twabyanga ariko se twaba ari twe ba mbere tugiyeyo ko hari n'abagiyeyo bandi batahanwa cyane gatozi kujya kuri Ferwafa se ni icyaha cyane gatozi ibyo abandi mubireke mwese muri abandi ruvuyanga tujye tuvuga mwe muri abandi icyaha ni gatozi nta muntu ubujijwe kujya kuri Ferwafa ariko wagiye mu buhe buryo uri gukora iki ubura buryo bagiyemo ntabwo ruvuga ngo abantu bagiye muri bari babipanze cyane gusura federasiyo Ferwafa ni ku cyumweru urabizi ko ntikora gate ibifunze wenda kereka abakozi bagiyemo cyangwa se mu buryo bwa emergency kandi nabwo akenshi ijyamo abantu barimo uvuga ngo nta muntu ubujijwe kujya kuri Ferwafa uburyo bagiyemo ntabwo bwari uburyo buvuga ngo tujye gusura Ferwafa tugiye hari ikintu tugiye gukora kuko bari abantu benshi kandi n'imvugo bakoreshaga warabyumvaga yari mu burakari nta cyangiritse ariko biriya ntabwo ushaka kumenya fan base ya APR ninde uyikuriye iyoborwa yemero ko arafana Kabagambe cyane nyine niwe n'ubuyikuriye afana Kabagambe niwe ugihari Kano retired Joseph Kabagambe niwe ukuriye abafana ba APR mu gihugu twahise ninde umwungirije Kano retired Ruzibiza Nzori fande Ruzibiza mutosoza cyane ibyo arabikemura utwo n'utuntu two gukitura yo na feri tonto cyane iyo aho ni sawa cyane iyo message numva ni message imeze nka ari ukwikura muri iyo position ariko vuga ngo nkuko nubundi na fane CDS ejo numvise ko nawe ntabwo yabishimye fande aba bana mu bakurikire niba na fane CDS rwose mu baganiriza atarabishimye abo ngabo baravuga ngo kuko uburyo bagiye dusoza kuri ibi bintu ariko amakuru mfite ya nyayo nuko APR iraza kushaka bakoze biriya irabafatira ibihano ibakebura ibaganirize ayo makuru yo ndayizeye arahari ibya Ferwafa byo nibyo ntazi bakebure waya niba hari imirimo no mindu statement ibya APR birabihagije iyo nama nimara kuba bakebu birarangira ibya Ferwafa ntabwo bizaba ko bagomba kuba intangarugero ku ikipe ya Club Giant ngira mwarabyumvise rero ko ejo dusoza kuri APR ko abafana CDS yagarutse ku bakinnyi ba APR n'abatoza bagiye mu karuhuko kuko iminsi mikuru ntabwo bigeze babona ikiruhuko nka Memeru Dawo ndetse n'umutoza kuva baza muri APR ntabwo bari bakagize akaruhuko ko kujya iwabo so bagomba gufata akaruhuko harimo n'aba bagande Kiwaki Kibanuka Boda Dennis Omedi ndetse na Sekiganda Ronald Memeru Dawo wa kane n'umutoza wa gatanu
ndumva ari abo ngabo bahawe ibiruhuko n'ubuyobozi bwa ekipe bazagaruka baje gukina match yo ku itariki 10 bashobora gusiba aga numva peza ku kiso Gasogi kuri enye ya APR ifite Gasogi uko bimeze ayiza bazaza kuri Gasogi cyangwa se batazaza bazaza match yarangiye ariko Gasogi ngo yamaniye ariko igikombe cy'intwari cyo bazaba bahari urumva hari n'abandi bari baragiye nk'umutoza ushinzwe fitness uwungirije n'ushinzwe fitness ifite babiri ifite babiri ifite umutoza wungirije n'ushinzwe fitness oya ndavuga ifite umutoza fitness n'umwungirije oya ifite umutoza wungirije assistant coach witwa Haji Tayeb Hassan wawundohoze akorana na Mugabo abifite babiri n'aba bazamu umutoza w'abazamu n'umutoza w'abanyezamu APR ifite umutoza umwe w'abanyezamu ni Mugabo Alex ariko se none sura muzura mwarabusa kusakse ibyo bintu ugiye urumva bafite umutoza w'abanyezamu none se Samir rega match turazireba nyine hari umusaza uri kumwe na Mugabo uriya bamuhindurira inshinga kariba ari umwarimu wa Mugabo ahubwo oya uriya reka nkufashe neza ni wemera ko nkufasha none se iyo bari Anas Karibush si wowe uri kuvuga ngo ufatanye none se iyo bari gutoza abazamu bari muri wo match uretse nkubwire umutoza wa APR Axel umutoza wa APR yitwa Tareb umutoza wa APR yitwa Tareb Abdelrahim hari umwungirije assistant coach yitwa Mohamed Chahidi urumva turagendana hari assistant coach wa kabiri second assistant coach yego yitwa Hassan Haji Tayeb ndibira ngo kumubwira ndashaka kungerere ku bazamu mubwira staff yose ya APR nangera ku bazamu hari team manager yitwa Major Elias Kavuna fitness utamuvuze uramusimbutse fitness amusimbutse erega uwo ngo witwa Chahidi Mohamed numunyiza ariko ni fitness uyu Hassan Haji Tayeb niwe mwungiriza no Mohamed Chahid numunyiza wa kabiri akabashinzwe akabana physical fitness wa APR afite nyine afite utugende ku banyezamu hanyuma team manager siko nakatabyumva none se ni Major Elias Kavuna fitness coach hanyuma goalkeeper coach assistant wa kabiri ushinzwe ngo physical training goalkeeper coach ni Mugabo Alex kit manager Ernest Habumugisha afatanyije na Steven Shemimana hanyuma physiotherapist ni Jacques Twagirayezu afande Jacques ariko hari izina bibagiyemo uwitwa Axel Abazano harimo uwitwa Anas Karibush wa musaza niwe wuwereka uri kumwe na Mugabo bari gutoza abazamu ashinzwe iki Anas Karibush uwo nguwo yitwa Haji Tayeb Hassan urumva uwo ni assistant first assistant Ruvia uvuga ngo uri kuvuga Tayeb niwe musaza Axel mo kuvuga nyine niwe assistant kandi urimo kubaza nyine none se assistant ajya gutoza abazamu niwe assistant nyine ibyo arimo kuva Axel avuga uyu musaza Haji Tayeb niwe ubushize mu minsi yashize bazanye akajya korana na Mugabo Alex ubu rero ntago arizo nshingana afite ariko yaje ari afite oya bamuzanye nk'umutoza wungirije ahubwo wowe urimo urafata inshingano urafite kera ukongera ukazimuha ubu ngubu kandi zarahindutse mbega bamuhindura inshingano umutoza wungirije ubwo yigeze kuzigerageza zikaba zarahindutse n'ibisanzwe twagiye ibyo birasanzwe ongeramo na video analyst rese ruvuga kutavuga muvugiye yitwa Anas Karibush uwo ni video analyst muri staff wamwibagiwe Axel umuhereza amakuru hari ababaza ngo match ngo za Heroes Cup hanyuma se match za Heroes Cup si mu kwa kabiri ubwo twari oya tariki 28 ndetse finali zigakinwa tariki ya mbere kuko none zo nguku nuvuga ngo equipe ya Rayon Sport na AS Kigali APR na Police ngira ngo yibazaga bari abakinnyi ba Seri barabaza bagarutse kuko bavuze ko bazakina icyumweru kimwe babahaye bazakina kira gikombe Police izaba yagaruye Eric nako yamaze gutandukana na Eric Senjobe nawe nabo kutaratanze niwe mukingiye ntarinzi rwose Senjobe bamugana cyane kabiri aragiye Senjobe hanyuma ubwo Korea ari Hilal ibihano byagira umugisha byagabanyijwe uyu mukino umwe arajyana na Mamiro arajya kuko yarawusibye wa Rupopo yego
barajuriye byari imikino 3 babigize umukino abo baraburana we niba bandi bagurisha inka baburana inkoko wala nese wagira umugisha wabyemera ngo birangire imikino 3 shanda bemeye warabonye se kejo babanje kujya handi haba imikino no ruguru za mu Kigali hamwe barashisha imbunda z'amarangi ugibona ibyo babanje kujya gukina iyo mikino bagomba kugenda n'uyu munsi cyane ejo mu gitondo baramanuka bajya cyane Mamelodi bazakina 23 23 ni kwa gatanu bazakina Mamelodi bashobora uyu munsi nijoro barajya cyane Mamelodi ubwo gira umugisha ajyana n'abandi agena babacenga baranya Mamelodi yanasubiye n'inyuma bazahita bayakira i Kigali reka bazahita bagaruka bayakire nyine cyumweru kimwe tuyakire iyo yakini hano tuyibari yacu twayakire kitakujyanye oya nese zose zirajyana hanyuma urutonde rwa FIFA mwarubonye ariko yego Maroc n'ubundi iracyari ya mbere Senegal Maroc yazamutsinje yabaye ya munani yaje mu 10 bya mbere ku isi yazamutse imyanya 3 mu gihe Senegal yazamutse imyanya 7 Maroc bwageze ku mwanya wa 8 Senegal ya 14 hanyuma u Rwanda turi he u Rwanda ijana 32 ya 36 muri Afrika 36 muri Afrika ijana 32 ku isi nisi wambazaga ngo 12 bya nyuma abonye abarundi baturi inyuma rega abarundi bari mu 12 bya nyuma nimpamvu bazacyana na ya majonjera y'igikombe cya Afrika ya mu kwezi kwa gatatu bazacyana Chad kugira ngo bemererwe kwinjira mu matsinda y'amajonjera y'igikombe cya Afrika ya 2027 oya Kenya turi imbere Kenya iri kuri 28 kabiri 113 Kenya iri imbere hari ibindi bihugu biduturanye nabo nyinka bibiri bituri inyuma ubwo byaba ari ibihesi byaba ari n'ubundi bihugu harimo Burundi Ethiopia Sudani y'Epfo Burundi Sudani y'Epfo na Ethiopia Djibouti na Somalia East Africa rega niko biba bimeze kongeraho za Sao Tome na Principe na za Seychelles Hajya muri Tanzania rero nabonye rero dusoreza nabonye barimo gusinyisha Simba yarimo asinyisha nzareba kare ko Dabi rwose izakurikiraho kuko amakipe mbere yubatse nta kizabuza yanga kuyitsinda bazanye umugabo bitature nabo bamusinyishije Ture yabanye n'umutozo wa Simba muri Stellenbosch muri Afrika y'Epfo rero bazanye umu defenseur Kratos Chota Chama nango bagiye kumwisubiza umusaza barajyana Simba iri kugura nabi Simba imaze iminsi igurira kuri pressure bigatuma Yanga yakubisaga koni kunda none isigaye igura ibyikora ibyitwa buy panic Yanga yashizemo babiri Alan Okero na